ndabashuje cyane aho muherereye hose. Uyu munsi rero nkaba nifuje kubasangiza umuti. Ni umuti mwiza cyane ugenda ukoreshwa n'abantu batandukanye, ari umwe mu miti ugenda ubona mu byo tujya dukoresha umunsi ku munsi, nyamara abantu benshi baba bagiye batazi. Uyu muti rero ukoresheje neza ni umuti wagufasha gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kurangura amabanga y'abashakanye igihe kirekire, kandi bikaba byakongera ndetse n'ingano y'igitsina cyawe cyangwa kuba byagiha imbaraga zikwiye mu kwishimana n'uwo mwashakanye. Ngiye rero kubabwira uko bategura uyu muti ndetse n'ibyo ugomba kwigengesera kugira ngo uyu muti ube wagukiza, kuko hari benshi bagenda bawukoresha ugasanga bagiye bahura n'ingaruka zigiye zitandukanye, yaba ari ukurwara igifu ndetse n'izindi ingaruka zigiye zitandukanye, kuko umuti iyo ukoresheje nabi cyangwa ukaba waba mwinshi cyane, byongeye ko usanga ibi bimera akenshi umuntu aba agiye akoresha ari ibiba bishinzwe kuba amaraso abasha kuba yatembera neza mu mubiri. Rero hari igihe ukoresha byinshi bikaba byakuviramo ingaruka yo kuba warwara umuvuduko w'amaraso, ndetse tutibagiwe ko ushobora kuba wahura n'ikibazo cy'igifu. Ubundi ubusanzwe rero kiriya gitsina gabo kiba kigizwe n'imitsi. Iyo mitsi rero igize igitsina gabo itabasha kugeramo n'amaraso ahagije, ntago igitsina gishobora kuba cyakura, ndetse ahanini gishobora no kuba cyagabanuka bitewe ko amaraso atagitembera neza mu mubiri, bitewe n'isukari nyinshi ndetse n'amavuta menshi. Zimwe mu nama ebyiri rero zifashishwa ni ukuba wakora siporo cyane, ndetse ukaba warya n'imbuto zihagije kugira ngo umubiri wawe ubashe kuba wagira imbaraga zikwiye, ukaba wakwirinda ibibazo bimwe na bimwe bigenda byataka abakuze. Akenshi ugasanga ingo zigiye zisenyuka. Ngiye gutangira nkubwire bimwe tugiye kwifashisha, nze nkubwira akamaro ka buri kimwe cyose kugira ngo ubashe kumva uburyo uyu muti uba umeze, ndetse n'akamaro ka buri kimwe kugira ngo iyi ntego yacu ibashe kuza kugerwaho yo kuba twakora umuti umeze neza nk'uko tubyifuza. Tugiye gukoresha rero ibintu bigera ku 8. Mbere na mbere rero turahasanga umuneke. Ukoreshe pome nutayibona ushobora gukoresha kokombure cyangwa ugakoresha watermelon. Ibi rero bizwiho akenshi ko bikoreshwa n'igitsina gore gusa, ariko nyuma yaho turasanga atari ko biri, ndetse dusange ko ahubwo akenshi n'abagabo bashobora kuba bayikoresha kugira ngo babashe kuba bagira igitsina kimeze neza kandi gifite ubuzima bwo kuba cyanyura buri mugore wese. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga ubunyobwa, igitunguru, tungurusumu, ibinyomoro, karoti ndetse na tangawizi na tungurusumu. Guys, ibi rero nibyo ngiye kukubwira, nkubwire ukuntu ushobora kubitegura bikaba byavamo umuti mwiza kandi wagufasha mu gihe gito cyane, ndetse nawe utifuza kubikoresha igihe kinini. Ndagenda nkubwira uburyo ushobora kuba wabikoresha nko ku munsi umwe, wenda mbere yuko uba wakora iki gikorwa ukabona impinduka zigiye zitandukanye bitewe n'uko wari usanzwe wiyizi. Ushobora kuba wakuraga nk'iminota 5 cyangwa 7, ariko uyu muti wawunywa mbere yuko ujya muri icyo gikorwa, igihe kikaba cyakwiyongera cyane, ndetse nawe ukaba wabona ko ari umuti ufashe igihe kinini, bishobora kuba byagukiza iki kibazo burundu kandi bihoraho. Sasa rero uyu muti iyo uwukoresheje nabi ushobora guhura n'izihe ngaruka. Mbere na mbere muzi ko tangawizi na tungurusumu ndetse n'igitunguru, guys, ibi ni ibintu bibi cyane ushobora gukoresha nabi, akenshi ukaba wakokerwa ku rurimi cyangwa bikaba byagutera umuvuduko w'amaraso, bitewe ko ibi byose ari ibiba bishinzwe kuba byakongera kuba amaraso yatembera neza, ndetse mu gihe kirekire bikaba byagutera n'umutima. Niyo mpamvu rero uba ugomba kugenda ukoresha kantite iringaniye
kantite iringaniye, ndetse ukagerageza kubivanga na bimwe byagufasha kuba byanetirariza ubu bushobozi budasanzwe bwo kuba tangawizi yagutwika ururimi ndetse no mu muhogo, ibintu nk'ibyo. Rero reka turebe ukuntu ushobora kubitegura ndetse n'uko ushobora kubikora mu gihe kitarenze iminsi 4 cyangwa 3 ugatangira kubona impinduka bitewe n'uko umubiri wawe wari usanzwe ukora. Aha rero uzifashisha imineke 2, ufate pome uzayifata uyicemo 2 niba ubasha kuba wayibona, cyangwa ukoresha kokombure cyangwa watermelon iringaniye. Uzafata igitunguru, tungurusumu, ibinyomoro, karoti, tangawize ndetse na tungurusumu. Ibintu rero uzibandaho kugira ngo bibashe kuba byagabanya ubushobozi bwo kuba byakwangiza mu kanwa ndetse n'igifu, cyane cyane uzibanda kuri tangawize na tungurusumu ndetse n'igitunguru. Ibi rero uzabanza ubigenze gute? Urabanza ugafata igitunguru, ushobora gukoresha 1 cyangwa 2 bitewe na quantity ushaka gukoresha. Urabanza ukabikura nka salade bisanzwe nyine ukabikata. Aha rero ugerageza gufata tangawize, ushobora kuba wayirapa cyangwa utayirapa ukayicamo uduce duto cyane dushoboka. Uhita ufata tungurusumu nayo ukaba wagenda uyicamo uduce duto then kugira ngo uyu muti ubashe kuba utakwangiza cyane. Reka turebe bimwe ushobora guhita wongeramo kugira ngo use nkaho ugabanya ubukana, then nuza kurya utabasha kuba wakururira cyane cyangwa ngo ube wakwangiza mu kanwa, kuko ushobora kuwukoresha mu gihe kitarenze n'iminsi 2 ugatangira kumva mu kanwa hatangiye nko kuba nkaho hazamo utuntu tumeze nk'udusebe ku rurimi bitewe n'uko tangawizi iba ikaze cyane. Ahangaha rero uzahita wifashisha indimu, kuko indimu ni kimwe mu bintu bifite vitamine C byongera ubudahangarwa bw'umubiri cyane. Tungurusumu, igitunguru na tangawize byo ni ibituma amaraso abasha kuba yatembera mu mubiri mu gihe ubwonko bubashije kuba bwakohereza message ko hari igikorwa kidasanzwe kigiye kuba. Ibi ngibi bihita bitera kuba umutima wakora cyane ndetse imiyoboro y'amaraso ikaba yamanuka neza cyane, ikabasha kuba amaraso akabasha kuba yagera ku gitsina nk'uko bikwiye, kugira ngo igitsina kibe cyahagarara kandi gikomere, kibe cyakora umwanya munini cyane. Ahangaha rero ibi byose ni ibyagufasha kugira ngo amaraso abe yamanuka mu mubiri neza. Iyi ndimu uzaba uri gukoresha yo nizongera ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo uyu musemburo wa testosterone ubashe kuba wakwiyongera, ndetse testicles nazo zikora spam cyangwa zibasha kuba zatanga imbaraga kugira ngo ubashe kuba wakora igihe kinini kuriya ushobora gukora rimwe, wakongera ubwa kabiri bikaba byatinda cyane ndetse ukumva n'imbaraga nazo zanze. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bizagufasha guhita wumva imbaraga zibashije kuba zagaruka kugira ngo ubashe kuba wakora neza ndetse ubashe gushimisha uwo mwashakanye. Ahangaha rero ushobora gushyiraho indimu nayo nizakongerera imbaraga, ukabanza ukabivangavanga. Indimu yamara kujyamo neza ugashyiraho ubuki nabwo abantu benshi ntabwo babizi, gusa ubuki ni muri kimwe nacyo gishobora kuba cyakongerera imbaraga mu kuba wabasha kuba wakora iki gikorwa neza. Reka nkubwiye rero ibindi ushobora gushyiraho kugira ngo uyu muti uzajya ubasha kurya utabashije kuba wakururira cyane cyangwa ngo ube wagira ikindi kibazo utera mu kanwa ndetse n'igifu. Uzabigenza ute? Uzajya kugira ngo uwufate rero uzajya wifashisha ubunyobwa. Ni bumwe mu butuma butanga ibinure bikenewe n'umubiri, atari bya binure bizajya mu mubiri then bikaba byabuza amaraso kuba yatembera neza mu mubiri, aho ibinure bidakenewe usanga bibuza amaraso kuba yatembera mu mubiri, then ukaba wahura n'indwara zigiye zitandukanye, ndetse utibagiwe ko bishobora no gutuma iki kibazo kibaho kubera amaraso aba atagitembera mu mubiri neza, aho uzasanga abantu babyibushye cyane ushobora no kuba ufite igitsina kinini, nyuma yaho
ukazajya ubona kigenda kigabanuka uko bwije n'uko bukeye. Aha ngaha rero ubunyobwa nabwo ni bumwe mu biribwa byiza ushobora kuba wakwifashisha, ndetse ni kimwe mu kintu gishobora kuba cyaneterariza buriya busharire bukabije cyane umuntu aba yumva mu kanwa, yaba ubwa tangawizi ndetse n'ubwa tungurusumu, kimwe mu byongera amasohoro cyangwa intanganzima muri tesitiko edeni, bikagufasha kuba wabyara umwana wuzuye kandi umeze neza. Aha ngaha rero uhita ushyiraho utunyobwa duke duke ndetse n'umuneke umwe cyangwa ibiri, deni ugashyiraho n'agace ka pome cyangwa kokombure cyangwa watermelon. Ibi ngibi rero ugerageza kubikoresha byibuze mu gihe cy'iminsi 4 cyangwa 5, gutyo utangira guhita ubona impinduka muri iki gikorwa. Mu byo rero ugomba kwirinda byibuze ni ukuba wabonana n'uwo mwashakanye byibuze nyuma y'iyi minsi 5 cyangwa 4 gutyo, kuko umubiri uba ukiyubakamo imbaraga zo kuba wakora iki gikorwa neza. Uyu muti rero ushobora kuwufata 3 ku munsi, cyangwa wanashaka ukaba wawufata 2 ku munsi. Uzajya ufata nk'ibiyiko 2 bigiye bikomatanyirijeho buri kimwe cyose mu gitondo, saa 6 na nijoro, cyangwa 2 mu gitondo n'ibindi 2 nimugoroba, cyangwa uzaza ugenda ufata ikiyiko kimwe. Uyu ni umuti ukaze cyane kuko ushobora kuwukoresha kenshi cyane ukaba wakwangiza nk'uko nagiye mbikubwira. Ikindi kandi ugomba kwirinda mu gihe uri gukoresha uyu muti nuko ugomba kwirinda ibintu bishobora kuba byawangiza cyane nk'amata y'inshyushyu ndetse n'inzoga nyinshi cyane n'itabi. Ibyo ni ibintu bishobora kuba bituma umuti utabasha kuba wakura neza mu mubiri. Aha ngaha rero iyo ugenda uyifatira ku gihe kidahindagurika kandi ufata kantite ihagije ndetse itari na nyinshi cyane, umubiri ubasha kuba wabifata nk'ibije kuba byawongerera imbaraga, deni iki kibazo kikaba cyakemuka ku rwego rwiza kandi rushimishije. Ndagushimiye rero we warubashije gutega amatwi iki kiganiro, kugira ngo ibi ni bimwe mu bishobora kuba byagufasha gukora umuti mwiza cyane wo kuba warwanya iki kibazo. Nkubwira ngo abaye ari igitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira muri komenti, ubutaha tukazatugira tubabwira n'indi miti iba igiye itandukanye, nk'uko ari inama twungutse mu kuzaza tugira inama z'abadukurikira kuri iyi sheni yacu ya YouTube. Ndabashimiye rero, nakagaruka tuzatujya tubana muri ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba bitwigisha kuba twakwitungira amagara mazima.